nimuvuga ngo karame refiye, nimuvuga ngo presente refiye. Abasore nimuvuga ngo karame. Meke mbabwire soyez attentive, mwitonde nubwo muririmbana ngo muri fiançaye ngwirahumura ngo murenda kubana, ngo none mwasohokeye Gisenyi, intwaro Satani akunze gukoresha kugira ngo ayobye n'intore z'Imana niba bishoboka. Iyo uri mutubwira ngo igiceri cya veni ngo nicyo cyatumye ngo Imana akubwiye ngo uzareka akazi ngo igiceri cya veni izagipangamo ubukwe, ntabwo naba muramu wawe isuya tugati, ntabwo naba muramu wawe unamusabye ndi umushumba ntabwo namuguha. Bantu bindera amaboko nibo batuzengereje. Mva abantu baduhagarara imbere n'umuhanuzi. Wumve rero yinjiye mu rugo rurimo umugore w'umunyantege nkeya. Wumve yinjiye mu rugo rurimo umugore utaravuye igorogota. Aravuga ati kugira ngo imikoshi ive mu rugo kuramo ikanzu mbonye deliverance. Mbivuze ndi masengesho ndumura iki nta musaraba afite, ariko mbivuze ndi ku ruhimbi abashumba bampugure, ariko uzabura amafaranga muri uyu mujyi, ubure ka diplome muri uyu mujyi, ubura agafaransa na kongereza muri uyu mujyi, nibura katora turye, ubure n'umwuka wera. Wazabibwira urubyiruko. Hanyuma nigeze gutekereza gutereta umukobwa ndi kuri kara gasozi narwo rurimo, ndi kuri kara gasozi nigeze gutekereza gutereta umukobwa, hanyuma ngira ngo mubwire ko mukunda tuzabane. Araza aransanga nijoro mu nzozi. Bundi abantu batoranijwe bararota, nivuga ngo bararota kandi barerekwa bagira umwihariko. Atari koreka nkubaza tubundi ubu umuyisilamu gukunze ukabona yujuje indangagaciro cyangwa umugaturika, mu byukuri wabyanga? Utugira inama. Ndabwira nti yewe oya, aho mwihatinda nta kubundi washaka ukayoba. Umugore Agatuma uyoba. Abana b'abakiranutsi muri iyi minsi barananiranye. Kiri muri bimwe biranga Satani yahagurukije kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. N'ibintu bishyushye mu muriro nyine, ibintu byo mu muriro baratwika ngo bakimanukira. Nibyo ngaye ngoko kuri ibyo bintu by'umuriro batiye baba we yamubwiye ibyenda kumubaho byose, bamupfukabishije bamwambika agatambaro. Imana iravuga ngo ikoze ibintu bakora hari aseje muzaza urebe, bakavuga bati nimuza tujye. Areka aho bavuga ijambo bakavuga bati nimuve mu byaha nimwihane tujyaneyo, baravuga bati baradusinziriza. Ubu hari n'abatangiye kuvuga bati ko tubona bamuhaye iminota myinshi kandi iminota yagiye. Unyumvire agatuti ubundi usibye Imana yaduhamagaye ubu ngubu mu byukuri ndava hari vewiti muma cyangwa prabase. Wenda nyira Pasika ejo bundi minyoni yamuhaye akamodoka, mwarabibonye ko yamuhaye akamodoka, aravuga ati nukwiye kujya ugenda n'amaguru. Ko ngo abantu bavuze ati sha. Abantu bo mu cyumba rero ntimugakunde ko babahanurira gusa mutazanye Bibiliya, mujye muzana Bibiliya muzana agenda. Reka turebe abantu bafite ahantu bari bwandike. Yewe ndigisha ntago mbwiriza. Amahoro cyane. Iyi ntama mureba nkuko ibyivugiye rwose si yo gutamba, si yo kubaga, ahubwo ni ikimenyetso cya Pasika. Ndabatumiye rero mu gitaramo cya Pasika, igitaramo cyiswe Evangelia cyane celebration nkuko bivuze rwose. Ibaze nawe aho ambassadors choir izahura na Christus Renyati ndetse na James na Daniel zitibagiwe Aram Ministries bagahurira mu gitaramo kimwe cyiswe Evangelia celebration. Amatike arahari ni kuri Washaka /ticket/rwa. Muzabure amafaranga ni 500, yego ni 10,000 nkuko bivuze, 15,000 ndetse ni 20,000 na tebo y'abantu batandatu ku 200,000. Haleluya. Nanone haleluya. Nanone haleluya. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ubundi ntago turi buganire ku nyigisho y'umwuka wera, ariko hari ikintu bita kugira umwuka wera. Bashumba barabyumva. Hari icyo bita kuzura umwuka wera, hari ukugira impano z'umwuka wera, noneho hari no gukorera muri zone y'umwuka wera. Celestin babyumvise gukorera muri zone. Umugabo umuntu ashobora gukorera muri zone y'umwuka wera adafite umwuka wera. Murabizi umugabo witwa Sawuli yigeze abyuka umunsi umwe ngo arimo ahiga Dawidi, baramubwira batari na yote y'Iramani wari
avuga ati reka ntumeyo abantu bajye kumufata ngo yohereze igitero. Nari mvuze ngo umuntu ashobora gukorera muri zone dutatu: kugira umwuka wera, kuzura umwuka wera, sibyo? Hanyuma hari no gukorera muri zone y'umwuka wera. Umuntu yakoreye muri zone y'umwuka wera afite umwuka wera baravuga ngo bibaye mahwi, amata byaye amavuta. Ariko umuntu ashobora kujya gukorera mu kirere cy'umwuka wera cyangwa muri zone y'umwuka wera atamufite, ariko umwuka wera akamukoresha. Kera babyitaga kubahangaho. Hanyuma ariko se ko numva Sawuli umunsi umwe arabyuka arimo ahiga Dawidi, aravuga ati, baramubwira batari na yote y'irama ngo amukurikize igitero, ngo kiragenda kigezeyo kuko kitagiraga umwuka wera, ariko kigeze muri zone y'umwuka wera ngo baratangira barahanura bati, nukuri data araguhiga ariko uzaba umwana, data buje araguhiga ariko uzaba umwana. Ngo makuru agera kuri Sawuli avuga ati, ariko natumye abaginga, natumye abantu batigeze biga igisirikare neza, reka ntumundi mutwe, ngo yangaje undi mutwe uri special. Aravuga ati, nimugende mundebera ko gahungu. Ngo umutwe nawe uragenda ugeze yuti, nukuri rwose turakurahiye Imana ya Isirayeli, Imana ukorera yagukuye mu ntara, uzaba umwana. Uwo ni umutwe wa kabiri. Sawuli avuga ati, ariko mu by'ukuri nizeye abantu, ariko burya bose nabaswa, ngo atumundi. Nabyo ngo bigenda gutya, aravuga ati, reka nigendere. Reka ngire gute? Reka ngire gute? Reka nigendere. Ngo arahaguruka, ngo n'umwambaro w'umwana n'ibindi byose yari afite n'inkota, ngo aragenda. Ngo agezeyo, abize ni babyita fizike n'ubugenge, nibyo bita ubugenge mu Kinyarwanda. Ego, mwumva icyo bita shamanyetike cyangwa se sumaku, reka tubyite gutyo. Ngo agezeyo, we nta nubwo yafatiwe hahandi babandi bageze, bo we ntiyabagezeho. Noneho ikintu gitangaje, bo nibura bahanuye bambaye. Ngo Uwiteka yaramubwiye ati, noneho kuko ugeze ku mwami hagiye kuba icyo bita direct handover, handover ceremony kandi itunguranye. Ubundi handover barayitegura, barambwira ati, noneho wowe iyi handover iratunguranye, kuramo umwambaro kuko ugiye kureba umwami. Ikindi, siga inkota, ntabwo ugiye kumwica kuko ntiwamushobora. Hanyuma ngo Sawuli rero, Sawuli ngo agiye kugera hafi, ngo aramubwira ati, ariko numvise ijwi ry'Imana rimbwira, nimuvuga ngo amen. Numvise Uwiteka ambwira ngo nubwo Sawuli aguhiga, ndafashijwe kandi haleluya, ndafashijwe kandi haleluya. Nubwo Sawuli aguhiga, ariko ndirahiri, ndabivuze uzaba umwana. Ariko Yesu nimureke mbabwire, nta kintu nabonye kiryoha nko gutunga Imana. Nta kintu nabonye kiryoha nko gutunga Imana. Ariko reka tuganire, reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Reka dusome. Hari ukuntu mwarimu nshokoje numva iki kirere nyine kirankuruye cyane, kinyinjije n'ahandi hantu. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice ni 2, umurongo wa 9 turasoma n'uwa 10 n'uwa 11. Mwihute. Abantu bo mu cyumba rero ntimugakunde ko babahanurira gusa mutazanye Bibiliya, mujye muzana Bibiliya, muzana agenda. Reka turebe abantu bafite ahantu bari bwandike. Yewe ndigisha ntago mbwiriza. Reka ndebe abantu bazanye agenda bari bwandike. Na note yo muri telefone iremewe, ariko ube utari kuri WhatsApp cyangwa ku kindi cyakurangaza. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2, umurongo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11. Reka dusome. Mwagezeyo? Ibintu byo kubabwira page nabyo hari ukuntu bituma murendegera mutinjira muri Bibiliya ngo mujye mushaka uburyo muhasoma. Hanyuma urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 2, umurongo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11. Hari ijambo rivuga ngo, ariko mwebweho, nimuvuga ngo amen. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamaze ishimwe ryabahamagaye, kabakura mu mwijima
ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Umva ku murongo wa 10, umva ishimwe abera turusha bisi, umva ishimwe abera turusha bisi. Bibiliya iratubwiye ngo kera, nimuvuga ngo kera, kera ntimwari ubwoko, kera ntimwari. Bibiliya y'icyongereza nimba hari uyifite nayisoma, iyo iravuga ngo kera ntimwari abantu, you are not the people. Kera ntabwo mwari, ntabwo mwari abantu. Hari umuririmbyi ugeze kuririmba kera, mu matwi yanjye nigeze kumwumva, aravuga ngo twari dutuye mu butayu hadatuwe, ahantu hari hegereye urupfu. Aravuga ngo ariko Mana, naho mu butayu hatari hatuwe uzi kurinda. Nimuvuga ngo Imana izi kurinda. Petero aravuze ngo kera ntimwari ubwoko, ariko none immediately, nonaha, ubu tuvugana mwahinduye irangamimerere. Nimuvuga ngo amen. Muterwa mu rugo rw'Imana. Yego, kera ntimwari iki? Kera ntimwari ubwoko. Ufite Bibiliya y'icyongereza ze kuyisoma iravuga ngo kera ntimwari abantu, ntabwo twari abantu. Kera ntimwari ubwoko, ariko none, nimuvuga ngo amen, ariko none muri ubwoko bw'iki? Turi ubwoko bw'iki? Umva ikindi, kera ntimurakababarirwa. Yego, yego. Bibiliya yera y'ikinyarwanda nyine iyi ngiyi dusoma, ko nanjye niyo nakoresheje wenda mu gusoma, ariko nakoresheje zitandukanye ntegura. Hari ukuntu nyine ivuga ijambo ntuhita uryumva mu mvugo nyayo, ariko Bibiliya zitanga ubusobanuro. Ziravuga ngo aha kera ntimwari mwakababarirwa, ziravuga ngo kera mwari mufite umujinya, twari dufite umujinya. Kera ntimwari mwakababarirwa, yego, ariko none mwarababariwe. Nimuvuga ngo twarababariwe. Sifa kwa Mungu. Umva ku murongo rero ukurikiyeho, ndasoma ku murongo ukurikiyeho, aravuga ngo bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri n'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Nimuvuga ngo amen. Ndagira ngo nsoreze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, mumfashe mwihutishe, ntabwo mfite igihe gitoya, mu by'ukuri icyo bamaye kirahagije, mutagira ngo ndimo ndacikanwa nacyo cyane, ariko kandi nanone ndashaka kukijera. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24, turasoma umurongo wa 4 n'uwa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 4, ndasoma no 24. Reka dusome. Ndabona benshi bagezeyo. Matayo ntabwo hagoye, niwe rwose ubanza mu isezerano rishya. Ni ubanza mu isezerano rishya, nubwo atari we wanditse bwa mbere. Mufate umwana kugira ngo atagira ibindi byamwangiza cyangwa akarangaza abantu. Muheke yikwiye wimushikanuza, kuko ibyo arimo akora biri mu nshingano ze. Ubwo n'uburenganzira bwe. Muheke ya rera. Aha, twasomye tugende. Haranditse ngo Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Nimuvuga ngo amen. 24 haravuga ngo kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, akagakurikiyeho rero nakagendere cyane, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Kugira ngo babone uko bayobya n'intore nimba bishoboka. Reka tuganire. Niba bishoboka, nababwiye ngo ntabwo ndi umusatuzi. Ngira ngo nabo barimo bararangiza manda n'abasigayemo n'udusigisigi, kuko bakoze igihe. Rero ngiye kubigisha ku ijambo rivuga intwaro Satani akunda kwifashisha kugira ngo agerageze kuyobya intore z'Imana. Ntiwandike titire nabi bidahindura inyigisho. Intwaro Satani akunze kwifashisha kugira ngo agerageze, ushyiremo ijambo kugerageza, to try. Yego, turi kumwe?
muranyumva hariya muranyumva intwaro Satani agize gute akunze yego cyangwa se akunda kwifashisha kugira ngo agerageze kuyobya intore z'Imana. Mu Kinyarwanda baravuga ngo intore ntiyoba ahubwo no mu ishyamba ry'izitane yishakira inzira. Bakongera bakavuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo naho bitari. Ayo ni amahame y'intore ngira ngo twese turayazi nk'abantu batorejwe mu itorero ry'igihugu. Intore kubera iki intore? Intore ni muntu ki? Intore murumva nyine ko harimo inshinga y'Ikinyarwanda ivuga gutorwa. Yego gutorwa. Iyo umuntu atowe mu ndimi z'amahanga baravuga to be selected. Ukoresheje Ikinyarwanda kimbitse nyacyo kitarimo ibishego wavuga ko ari uguhitwamo. To be selected ni ugutoranywa ugakurwa mu bandi bantu benshi bakagutoranya kubw'impamvu ya yindi yatumye Imana ivuga ngo ngendereye umugabo witwa Enoki ndamurebye mu isi mbona niwe muntu dukwiye kugirana ubushuti. Yigeze kandi igenderera n'undi muhungu witwa Nowa nawe ngo abantu bamaze kuba babi cyane. Nasomye Bibiliya irambwira ngo ariko Nowa we agirira umugisha kuwiteka. Ngo Imana iravuga ngo Nowa nkwiye kumuha gukora ikintu abandi bantu batakoze kuko nkoze ku mutima. Murabyumvise gutoranywa? Hanyuma abize Bibiliya ariko ntituri buhatinde sicyo twagendereye. Ubundi itorero ni abantu batoranijwe mu rurimi nyine tubyigamo baravuga ngo ni ecclesia. Harimo amagambo abiri, rimwe riravuga ngo ni eke, irindi rivuga ngo iki? Irindi rivuga ngo iki? Ecclesia ririmo nyine utuntu tubiri. Kamwe kavuga eke akandi kavuga kareo. N'abantu batoranijwe bakuwe hanze aho ngaho mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu. Turi mu bantu Imana yatoranije ishima ko tuba hamwe. Petero yavuze yatwibukije atwibutsa ukuntu bimeze ibyo byo gutoranywa avuga ngo ariko mwebweho. Petero hari abantu yari arimo avugana nabo ababwira abandi bagenda ukundi ababwira uko bakwiye kugenda. Arababwira ngo dore impamvu mwebwe muri abantu badasanzwe. Arababwira ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo ni chosen generation. Muri ubwoko bwatoranijwe. Icya kabiri muri ishyanga ryera holy nation, abaziranenge. Arababwira ngo ikindi muri abatambyi ubugami. Ibyo bintu yewe nabwiye abantu ngo nta etage ndubaka muri uyu mujyi, nta modoka ihenze nka Prabas ndagura muri uyu mujyi. Umuntu aririmba indirimbo imwe akagura imodoka iremereye kuri iyo mpano Imana yamuhaye, nabyo ni umugisha w'Imana. Ariko nubwo ntaratunga etage, nubwo ntaratunga iyo modoka iremereye, mu bantu batunze ibintu by'agaciro kuri iyi si apana muri iki gihugu masengesho mbamo. Mutikagira inkuru ntunzi ibintu isi datunze. Niyo nkandagira isi sinyikandagira nonera, nyikandagira nyibabaza nyibwira ngo naratoranijwe. I'm the chosen one. Iyo nkandagira isi Celestin sinyikandagira nyinonera, ndayibwira ngo data Munyengabe Atanasi yapfuye atarampa umunani, atarampa inkwano. Mama nishyira imbere twarimo tubiganira na Celestin mubwira ngo mushiki wacu yatangiye kuturera dufite imyaka 14 afite 8. Celestin ati mwebwe yatangiye kubarira kuri 14, yewe mama nanjye kuvugira ibyawe. Reka kubivuga. Arambwira ati jewe birenze ibya numva duhuje agahinda. Ariko ibyo
byose nabanye nabyo. Nigeze mbibabwira naje mu ijoro ry'ihumure ko mama yapfuye nk'uyu munsi, ko mama yapfuye nk'uyu munsi. Ku munsi wa gatatu data ahita ashaka undi mugore, kandi tutari twigera tubona data arwana na mama. Nta nubwo nzi nimba aricyo kibazo, harimo izindi mbaraga zibyihishe inyuma. Kuko uwo mukobwa waje iwabo nibo bari baroze mama, bahita bahurikana papa akora ibidakorwa, ibyitwa ibidakorwa. Nyuma y'ukwezi n'igice data nawe tuba turamubuze. Muka data ahita yinjiza undi mugabo mu mitungo ya data. Nimba hari abantu baza agahinda, masengesho nanjye mbamo. Ariko nimba hari abantu bazi icyo bita umunezero, haleluya, haleluya. Nimba hari abantu bari muri iki gihugu bomora agahinda, nanjye mba mu masengesho. Nimba hari abantu bashobora gutanga amagambo y'ibyiringiro babaho, nanjye mbamo. Ndabizi ko mbamo. Imana yarampamaga, ariko yabanje kumvomamo uwo mubabaro wose. Narishatse kubabwira iki? Nimwumve inyungu zo kuba abantu batoranijwe, nimwumve inyungu zo kuba ishyanga ryera, nimwumve inyungu ryo kuba abatambyi b'ubwami. Nimujya mugenda mujya mubwira isi ngo wasiwe n'ugutubabaza, ariko twaratoranijwe. Mwami Yesu, Celestin, yewe uziko nize hano hirya, hano ruguru kuri aka gasozi. Buriya kari agasozi ntabwo ndi babwira amateka nubwo, ariko kari agasozi burya kiswe imburabuturo biturutse ku mugabo witwa Serugarukira Mfizi. Serugarukira Mfizi yari umutware, hanyuma aza kwitwara nabi, baramunyaga bamwirukana ibwami. Hanyuma yaramenyereye ibirunge, baramwirukanye bamuha rino shyamba, kano gasozi kariya kariho SFB. Ahageze ahabura ibirunge, umugore wa murwarana bwake n'abana ahita akavuma, aravuga ngo kagasozi nta buturo buhari, akita imburabuturo. Mujye muturira n'ahantu muza amateka yaho. Bura niko byagenze. Ariko nimwumve icyo nshatse kubabwira. Muri Yesu twabonye ubuturo. Muri Yesu twabonye iki? Muri Yesu twabonye iki? Niyo mpamvu sigaye mbwira bera b'Imana. Hari umwanditsi wavuze ngo muri mwebwe intambara ziva hehe? Ubundi unyanga uzi naraje. Jewe naje kwishakira kaya matusera. Naje kwishakira kaya mu nzu y'Imana. Ushaka shemu wambwira neza. Naba hari nibyo nishukambwira uti mwana wanjye suku bagenda. Suku bavuga mama pastor nicyo cyatuzanye. Winzane ibikomere wimbyukiriza ibindi. Ariko ubundi nimereka mbabwire. Wa mugani wa mushuti wacu Theogene watashye. Jewe rero kumfata ndi munigisha ntago bipfa kukorohera. Wa mugani wa Theogene, ubundi abana bariye ku mutigito wo ku muhanda. Ubundi kuvuga neza twabyigiye. Ubundi twabyigiye. Usibye Imana yaduhamagayira tugorora, ubundi kuvuga neza twabikuye. Hari umufaransa wavuze ngo il ne faut pas blesser celui qui est blessé. Shema ruvuga igifaransa uze kunkosoramo. Yaravuze ngo mwitera gahinda basanzwe bafite agahinda. Niko yavuze. Mwitera gahinda basanzwe bafite agahinda. Mu magambo make mwibongerera ibikomere. Noneho rero abantu batoranijwe, abantu Imana yahamagaye ikabita ishyanga ryera, ikabita abatambyi b'ubwami, birasaba ko abantu batatoranijwe. Batagize gute? Bataratoranywa, reka tuvuge bataratoranywa. Batarahinduka ishyanga ryera. Badafite umugabane wo kuba abatambyi b'ubwami. Badusanga na fegisiyo. Badusanga na magambo meza. Badusanga na magambo. Kugira ngo badakomerekera aho twomorewe. Ubivuze mu nyito nziza. Noneho rero ndagira ngo mbabwire intwaro Satani ari kwifashisha, ari gukoresha kugira ngo agerageze kuyobya intore z'Imana niba bishoboka. Ni ku ijambo ryatubwiye. Petero yavuze ngo ariko mwebweho muri ishyanga ryera, muri abantu Imana yaronse, muri abatambyi b'ubwami.
Imana yabikoreye iki? Umva ikintu yabikoreye. Yaravuze ngo yabikoreye kugira ngo c'est la raison pour laquelle, by the way, c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, inshuti z'umusaraba, umva ikintu Imana yabikoreye kudutoranya, ngo ni ukugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye. Ngo yabahamagaye gute? Ngo ikabakura mu mwijima, mu butayu budatuwe, ikabashyira mu mucyo w'itangaza. Ahita twibutsa aratubwira ngo reka mbibutse kera ntabwo mwari ubwoko, ntabwo mwari abantu, ariko none muri ubwoko, ariko ntabwo ari ubwoko busanzwe. Ntabwo muri abantu basanzwe, muri abantu Imana yaronse. Oya reka ibimbinige byari bije, barambwiye ngo tujye tugira ubwenge. Ariko ikintu ngiye kubabwira, muri bwa buzima na bya bikomere, nsindira segonderi najyanye na mushiki wanjye, banga kunyakira kubera ko twari imfubyi, tujyana 12,000, ni igishoro cy'ikigage twacuruzaga tutarakizwa. Mushiki wanjye aravuga ngo ko turakundana abavandimwe banjye, kuva data na mama badusiga kugezana n'ubu iyo umwe arwaye no twese turabimenya. Niko duteye aho tuba, baratuzi ko dukundana. Aho twashakiye abagore bacu baraje bajyamo, buriya biriya bintu muvuga ngo nibyo bakazanira abanyirabukwe, ni imivumo muyaturiraho. Ngo nabakeba baraje bajyamo, barimo neza n'abana barimo. Uwo numwe mu migisha shimirima. Mama pastor, numwe mu migisha shimirima. Aho yaratwomoye rwose, iratwomora neza. Umva icyo neshatse kubabwira. Mushiki wanjye igishoro cy'ikigage twari dufite turakijyana. Hanyuma tukijyanye, ngeze muri segonderi banga kunyakira. Barambwira bati ntabwo twakwakira. Kuko bishyuraga 28 njyanye 12 kandi nta yandi nta bikoresho. Hanyuma banze kutwakira, turicara turarira, jewe nawe habura uhoza undi. Ariko umuprefete wari uhari, I mean warushinzwe amafaranga, ntabure, aravuga ngo arebye umubabaro wacu, burya ababyeyi baba mama hari ukuntu muturusha amarangamutima yo kugira impuhwe cyane abagabo, sibyo? Niko Imana yabaremye. Uwo muyobozi aravuga ati akakana ni mukareke kiga igihe gitoya, nubwo kakwiga igihe gitoya, ariko kige muri interina karare mu kumva uko bimeze. Hanyuma rero njyamo, ako subibije bite koko, ngiyemo rero nize ndiga, baza kwirukana, baranyirukana, bwa kabiri baranyirukana, bwa gatatu baranyirukana, ntanga gutaha, nkagenda nkajya mu biti, nkajya mu biraro by'inkwavu. Noneho ariko ku cyumweru nagira umugisha mu kigo, nakumva ingoma y'abarokore, nakumva bakubita ingoma, nkabasura. No, nkabona babandi batwiruka batangaga jeto, akantu bateraho kashe k'abantu bishyuye, waba utagafite ntujye kurya. Noneho jewe kesh siniyirije, sinari umurokore, ntabwo najyaga kurya. Ariko nkagira umugisha, ndimo mbwira Celestin ngo kimwe mu bintu biranga abantu b'Imana, bagira n'igikundiro. Hari abantu bagira igikundiro, hari n'abantu bagira icyangiro, ndabivuga mu mazina yabyo. Nimba ari cyo Satani abaye basize, ariko nkagira umugisha nubwo nanyijijwe bakwizine bakankunda, bakampa ibiryo, nubwo byaba ari byasagutse ku matabura abandi bakushuye, bakabinzana muri bya biti, muri bya biraro by'inkwavu byari mu biti, noneho nkaryaho ubuzima bugakomeza. Nahisemo no kwiga section igendanye n'ibikomere, hari n'amahitamo y'ibikomere, amahitamo duterwa n'ibikomere. Nahise niga amateka, icyo bita history, kuko numvaga abantu bagiye bigira mu madirishya, nkavuga ni bagenzi banjye, mpita niga amateka. Ariko umva icyo nashaka kubabwira, umva icyo nashaka kugira gute, kubabwira. Imana, kubera ko iyo umaze gutora ugahinduka ishyanga ryera,
ubona imigisha utari kuzabona mu gisekuruza cy'iwanyu. Umva icyo nashatse kubabwira. Imana ngeze mu barokore maze gukizwa irambwira ngo mwana wanjye uziga. Nimuvuga ngo amen. Nimuvuga ngo amen. Irambwira ngo mwana wanjye uziga. Nimuvuga ngo amen. Niga segondere ndi mu mwaka wa 6 ubwo ndabisimbutse ibindi ariko icyo nashaka kubabwira nuko aka gasozi nizeho nkakura bachelor degree. Ariko icyo nashaka kubabwira nakuye A0 hano ruguru kuri aka gasozi. Nayobora sepu murabizi sinari umuntu uciriritse cyane. Sibyo shemu? Ntabwo burya abaciritse umuyobozi wa sepu. Mugirire icyizere mukamuhishinga no hariya mukamwimika abagerageje. Umva icyo nashatse kuvuga. Ntabwo nashaka kubaratira ko nabayoboye. Aho umva icyo nashaka kuvuga. Najyaga nibaza nshobora kuzagira igihe nanjye umuntu akajya nibura nkumva ko ndi umuntu. Nicyo najyaga nibaza. Hanyuma rundi segondere icyo gihe mu wa 6 nari nubundi nayoboraga itorero ryaho. Nkagira amanota mabi cyane kubera narwaraga nkaba no mu nshingano. Nkagira amanota 62 muri hegi. Ubundi abandi baruzuzaga cyangwa hafi yo kuzuza nkaba wa 25 mu banyeshuri 33. Umva icyo narishatse kuvuga. Umunsi umwe ndagira ngo babwire agaciro ko gutora ko guhamagarwa n'Imana. Ndimo nkorikiza buri buke nkorikizamini cyanyuma. Umwana witwa Nkizimihigo Jean d'Amour twaririmbanaga aransanga arambwira nijoro saa 8:57 ndabyibuka. Arankangura arambwira ngo ijwi rirampamagaye. Imana ivuga neza irakabyara. Nimuvuga ngo ivuga neza. Imana ivuga neza igira imvugo nziza. Araza arambwira ngo ijwi rirankangura arambwira ngo ninze nkubwire ntikagire inkuru. Ariko ubwo nanjye nari maze gukangurwa n'umuntu mu nzozi andirimbisha indirimbo ivuga ngo byuka turirimbane. Arambwira ngo ririmba indirimbo ivuga ngo nzahagarara ku musozi w'Imana nirire amasezerano. Nkizimihigo Jean d'Amour asanga muri iryo yerekwa ansohora hanze yanga kubimbwira muri doro twarambwira ngo Imana irambwiye ngo warabibye muri iki kigo irabibona ngo none ngo izaguha umusaruro w'ibyo wabibye. Ndavuga ntamina nimumvugira ngo amina. Hanyuma nashyira kugira ngo nihute soje ikizamini hagiye gusohoka amanota y'ikizamini cya leta. Sanga mu kigo Imana igira irengayobora. Nimuvuga ngo igira irengayobora. Sanga umunyeshuri wabaga uwa mbere wagiraga 89% nkagira 62 n'ubuhamya buzwi muri College de Gituza muri Gatsibo abahazi barahazi. Sanga umunyeshuri wagiraga amanota 89 ntiyabonye buruse. Uwa kabiri arayibona, uwa gatatu arayibona, uwa gatandatu arayibona. Bahita bansanga kuri 25. Imana irambwira ngo nagira ngo nkwandikire ubuhamya muri iki kigo kubera ko nagutoranije. Nagira ngo mbabwire inyungu zo gutora. Irambwira ngo sibyo gusa ngiye kuguha minerivare buruse. Buruse ubundi ntabwo ari amanota. Buruse nagapfunyika niriya mpamba leta guha. Niyo yitwa buruse ubundi. Irambwira ngo ngiye kuguha kwiga. Buriya naje kwiga kuri Karagasozi. Jewe ibintu nize nibyo nkora. Shemu biratandukanye. Imana ambwiye nsoje kwiga irambwira ngo uzakora ibintu bitandukanye n'ibyo wize. Irambwira ngo nari nakuzanye hano kugira ngo uze kunkorera. Simple as that. Ngaba abantu batoranijwe. Ngaba abantu bishyanga ryera. Niyo mpamvu n'uyu munsi mwampamagaye ku wa mbere muramfatisha. Ubu se wagira ngo mfite umukoresha yambwira ngo ndambwira ngo ndibujye kwigisha ku wa mbere ngo sejemo. Oya ntabwo nayimubwira. Rero ndagira ngo babwire intwaro Satani agerageza gukoresha kugira ngo agerageze kuyibya intore z'Imana. Ndacyafite igihe sinimo ncuranwa nacyo. Haleluya. Haleluya. Matayo yavuze ngo iki? Ubutumwa yanditse ni Yesu wavuze iri jambo. Yesu niwe wabwiye abigishwa be arabasubiza ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya. Mwirinde hatagira umuntu. Mwebwe abantu mwatoranijwe. Bantu mwahinduwe ishyanga ryera. Bantu mwiswe abatambyi b'ubwami. Abantu Imana yaronse ikabarongera kugira ngo mwamamaze ishimwe giye bahamagaye. Mwabantu mwe kera mutari ubwoko, mutari abantu ariko none mukaba muri ubwoko ndetse bw'Imana. Mwabantu mwe mwarabasuhuke n'abimukira. Yesu arababwira ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya. Ku murongo wa 24 arababwira ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka. Harimo ijambo rivuga ngo niba bigize gute.
niba bigize gute. Muri ibyo 99 muri mbuza gakiza yaririmbye ngo iki? Yaravuze ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro. Umva aho yaje kuririmba, yaje kuririmba aravuga ngo mu gihe hagize icyaza kigashaka kunesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri uru rugendo, I beg you, ndakwinginze, dear my God, ndagusabye icyo kintu kizaba ari umugozi uzaba ushaka kumbuha, ariko ndakwinginze uzaduca uwo mugozi, uzabumbashye umutima, hanyuma nezerwe mbona uko ngukorera. Mwanditsi wanditse Zaburi 119 umurongo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11 yaravuze ngo umusore azeza inzira ye ati azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Umva aho yageze aravuga ngo nagushakishije umutima wanjye wose. Celestin, ya majoro waraye washakaga Imana, twize twabaye muri segonderi dukijijwe tukagera ku rwego dusenga amasengesho y'iminsi 3, ariko man tukajya muri refectoire mu nzu y'uburiro kuko kwiyiriza bitabaga byemewe, ukicarana n'umuntu ukamwinginga uti wo kabyarawe undira ibi biryo. Nagushakishije umutima wanjye wose ntukunde ko nyoba. Celestin, washaka ukayoba, umugore agatuma uyoba. Abana b'abakiranutsi muri iyi minsi barananiranye. Kiri muri bimwe biranga Satani yahagurukije kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Urubyaro rw'abakiranutsi rurananiranye muri iyi minsi. Icyo ni kimwe. Washaka umugore agatuma uyoba, abana batuma uyoba. Wajya muri korari ugira ngo harimo abana b'ubugingo, ugahuriramo na bamwe Yuda yavuze ngo nabaseseye rwihishwa bagenewe gucirwaho iteka, ukabibeshyaho ko ari abana b'ubugingo bagatuma uyoba. Ariko umuririmbyi yavuze, Zaburi yavuze ngo nagushakishije umutima wanjye wose. Yivuze umutima ntabwo ibivuze uyu nguyu w'inyama, ibivuze ibitekerezo. Bibiliya cyongereza ivuga mind, ivuga ngo nagushakishije umutima wanjye wose. None nawe ntukunde ko nyoba. Bibiliya Kirundi iyo iri jambo ntukunde ko nyoba iravuga ngo ntiwome wamako mpusha, guhusha intego y'urugendo, ntutume mpusha. Nagushakishije matuse. Reka nkubwize ukuri, Claude Evangeliste Claude mwarimu, ndabizi ko Imana yabateye iteka muri iyi minsi, ariko buriya mu mateka wasanga imbere byarabanje kugorana, sibyo? Buriya hari abasore bashobora kuba barakurambagije bafite ku kantu gatubutse. Jewe umugore tubana namusabye urukundo niga hano kuri aka gasozi ntunzwe na buruse ya 25 nayo bitavamo, wakabari wumpamagara kuko yamayinite no gutura muri sepu bitari kuvamo, akabari wumpamagara. Wabyumvise? Hari abatipi barangije kwiga, babonye akazi keza, bubatse amazu, bafite amamodoka, babutereta bamusaba urukundo ngo bamushyire mu rugo rutarimo gukodesha. Ibyo se byose umugisha. Ariko abantu batoranijwe, nimuvuga ngo abantu batoranijwe, nimuvuga ngo abantu batoranijwe, abantu Imana yise ishyanga ryera, nimuvuga ngo abantu Imana yise ishyanga ryera, abantu Imana yise abatambyi b'ubwami. Hari umukobwa nigeze gutekereza gutereta, wazabibwira urubyiruko. Hanyuma nigeze gutekereza gutereta umukobwa, ndi kuri kara gasozi narwo rurimo, ndi kuri kara gasozi nigeze gutekereza gutereta umukobwa. Hanyuma ngira ngo mubwire ko mukunda tuzabane, araza aransanga nijoro mu nzozi. Bundi abantu batoranijwe bararota, nimuvuga ngo bararota, nimuvuga ngo bararota.
kandi barerekwa bagira umwihariko. Pawulo yabajije abaroma aravuga ngo ubundi barusha iki abana? Babarusha mu buryo bwose, ariko cyane cyane presi yewe we cyane cyane uwo mukobwa narishatse gutereta. Mu by'ukuri il était très joli, magnifique, yari umukobwa mwiza uzi no kuririmba rwose. Nakundaga abakobwa bazi kuririmba. Hanyuma ariko Imana iransanga mu nzozi. Mwumve mbabwira iby'abantu batoranijwe, iby'abantu batoranijwe. Rafiye aransura mu nzozi arambwira ngo ngwino tujyane ujye kumanura amapera, ujye kunshakira imbuto. Nabibwiye urubyiruko ejo bundi twari kumwe mu mahugurwa Rehoboti. Hanyuma arambwira ngo njye kumanura amapera, ngo arashonje. Ndagenda anjyana hano, mbona igiti ashakamo amapera kiri ku mugezi, ku nkombe y'umugezi. Ndurira ishami rya mbere nkabona ririho amapera, najya kuyamumanura akambwira ngo hoya, hejuru dorariya niyo nshaka, niyo mapera meza. Mwongera nkurira mbona arashaka amapera ari mu bushorishori. Uko ndushaho kurira niko igiti kirushaho guhirima. Kandi mu kinyarwanda cyiza yashebetse, arashaka ko nkomeza nkurira nkajya kurimanura. Nimeke babwire rubyiruko, nimuvuga ngo karamere fiye, nimuvuga ngo presenter fiye. Abasore nimuvuga ngo karame. Nimeke mbabwire soyez attentive, mwitonde nubwo muririmbana. Aburahamu ngo yaragiye abwira umwami w'Igera, aramubwira ati Sarayi si umugore wanjye ni mushiki wanjye. Umwami w'Igera ararangije ngo acyura Sarayi amujyana mu rugo, ngo amugejeje mu nzu nkaho nyine ni mugoroba baciye imigani. Imana iramusanga ibwira umwami w'Igera, aramubwira iti nakuniga ufashe umugore wa Aburahamu. Iramukanga yambwira iti ufashe umugore we nakuniga. Vuga ati ariko yambwiye ko ari mushiki we. Ntabwo ari mushiki we, ntabwo ari umugore we, ni mushiki we. Hanyuma umwami rero ngo araza abaza Aburahamu aramubwira ati ariko wankoze ibiki, niki cyaguteye kumbeshya ko ari umugore, ko atari umugore wawe? Umva Aburahamu ko yamubwiye mu itangiriro, aramubwira ngo nabitewe nuko nibwiraga ko aha hantu nta kubaha Imana guhari. Nabitewe nuko aha hantu nibwiraga ko nta kubaha Imana guhari. Aramubwira ngo kandi koko naramurongoye ni n'umugore wanjye. Umva ko yamubwiye. Urubyiruko muranyumvise? Muri kunyumva? Nabitewe nuko aha hantu nta kubaha Imana guhari. Umva icyo yarengejeho mushumba shebu. Yaramubwiye ngo kandi koko naramurongoye ariko ni mushiki wanjye, ni mwene data, si mwene mama. Ngo muri fiançaye, ngwirahumura ngo murenda kubana. Ngo none mwasohokeye Igisenyi, intwaro Satani akunze gukoresha kugira ngo ayobye n'intore z'Imana niba bishoboka. Ngo mwarangije kwerekanwa ngo musohokeye Igisenyi, ngo mugiye ku mucanga wa mugani wari ziki, mwafashe uwa Nyabugogo cyangwa uwa hehe? Niko yavuze ati mwafashe uwa Nyabugogo, ngo musohokeye Igisenyi. Izo ni zimwe mu ntwaro Satani akunda gukoresha ngo ayobye intore z'Imana niba bishoboka. Wa mukobwa rero ubwo nyine mbonye ashaka amapera ari butume mpirima, nahise mukatira. Ubwo ijwi rirambwira ngo ntabwo ari wawe. Ubwo rero wo tubana nubwo hari ibyo tutakumva kimwe, abashakanye tujye tureka kubashuka ngo ibintu byose biri perfect. Nubwo hari ibyo tutakumva kimwe, nabwiye urubyiruko ngo namukuye Igorogota. Namukuye hehe? Ntabwo namukuye imbura buturo, namukuye Igorogota. Murindisha amavuta y'Igorogota. Yashumuyeho nsaba Imana yamumpaye Igorogota. Kavuga nti cya kiremwa nakuye Igorogota. Wa muntu wamaye nakuye Igorogota. Hari akantu ambwiye katari keza. Imana ikambwira itari ko n'uw'Igorogota. Nkasaba amavuta y'Igorogota nanjye agatsinda kamera indimo. Erega natwe ntituri beza. Nabwira urubyiruko kuko nari mfite ibintu 13 nari nasetinze ku mukobwa nifuza ko tuzabana. Nabwira urubyiruko ngo sometimes cyangwa rimwe na rimwe ibyo bintu tubisetinga cyangwa tubishyiraho dushingiyeho dufite icyuho cyangwa intege nkeya. Iyo ugira peti ntushobora gushaka umukobwa ngo wifuze umukobwa ugira peti nkawe. Uravuga uti Imana rwose. Iyo ufite icyuho mu mashuri uravuga utuzamuzi gusoma, uzajya usoma n'igishinwa akagitranslatinga kugira ngo bataducisha amijisho nka family. Dushingira ko dufite icyuho. Mu magambo make sikwe tuwikunda, sibo tuba dukunda, nitwe tuba twikunda. Tuba dushaka bazaza kutugabanyiriza umutwaro.
ariko Yesu yavuze ngo mwirinde hatagira umuntu ugira gute ubayobye, ngo kuko hazaduka abahanuzi n'abakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bayobye n'intore z'Imana niba bishoboka. Umva icyo nari mbabwira ibyo byose kugira ngo nihute. Turimo dutegura mariage n'umugore tubana. Hari umuntu twabanaga mu murimo w'Imana, simvuza aho twabanaga muri komite ahantu mu murimo w'Imana. Imana iza kunsanga nijoro irambwira ngo uriya mudamu n'umurozi, kandi yahoraga ambwira ngo nzajye kumusura, nkagira ngo azandoga mu buryo bwo kugabura. Meka babwira abantu batoranijwe n'Imana, ishyanga ryera abantu Imana yarose, dukwiye kugira amakuru. Dukwiye kugira iki? Torero dukwiye kugira iki? Imana irambwira ngo uriya mudamu n'umurozi, ntabwo ari umuntu wabimbwiye kugira ngo atanteranya nawe, nijwi ryabimbwiye n'icyaha. Nubibwirwa n'umuhanuzi uzabanza usenga umenye nimba ari byo. Irambwira ngo n'umurozi. Hanyuma madamu tubana turi gutegura mariage, umutipa aza kubwiriza ahantu, haramubona arimo aririmba, aramukunda, amukunza mutumaho umudiyakoni ati wambereye umuranga uriya mukobwa ko namukunze kandi tutaziranye. Umudiyakoni araza aragerageza biranga, byanze atuma uwo mudamu. Hanyuma umudamu aravuga ati nimba iby'ubudiyakoni, amavuta y'ubudiyakoni nimba yanze, rikampamagara andi mavuta. Araza aramureba, aramubwira ati ri zo azagerageza nibishoboka arebe nimba zayoba, ati ri irambwiye ngo harya ufite umusore mukundana? Mbasha mva kandi mva ukuntu binyuramo. Harya ufite umuhungu mukundana? Ati ndamufite. Imana irambwiye ngo nta gahunda, ngo ntago muzabana, ngahubwo igiye kukohereza umuntu ngo muzahura yambaye ishati imeze gutya, muzahura bimeze gutya na gutya, ngo kandi mbwiye ko yize masters, afite n'akazi keza ahantu harahamubwira. Aravuga ati ijwi rirambwiye ngo niwe muzabana kandi ubukwe bwihuse, tagira igitangaza cy'Imana. Ahubwo ubwo Rafiye nawe umwana w'igorogota nawe aryamye mu nzozi, Imana yigeze imukora ku maso. Iyo washatse rero, iyo washatse umukobwa w'Imana, ubumukwe w'Imana. Muranyumvise? Iyo washatse umukobwa w'Imana ubiki? Iyo washatse umuhungu w'Imana, ubumuki, umukazana w'Imana. Iyo washatse umukobwa wa Satani, ubumukwe wa Satani. Iyo washatse umukobwa wa Satani, iyo washatse umugabo wa Satani, ubu mukazana we. Ibyo kurya niho mubikura, ni ubatera inkunga mu maproje yose. Umukobwa rero wo mu rubyaro rw'igorogota nawe aryamye ararota. Mbere yuko umuhanuzi aza ararota, Imana imukora ku maso. Imukoze ku maso ngo arota umuntu w'umugore ngo yikunguza ngo amuhanurira, ngo aramubwira ati ntituzabana. Ariko urumva nyine hari ukuntu matirite cyangwa ubukure mu mwuka butaba ku rwego rumwe, ngo arakanguka aravuga ati ye baba we baramunesheje amasengesho, mbese arataka nyine nk'umuntu wankundaga, twaragiye mu rukundo. Mbese arataka arababara cyane, arambwira ati narose rwose tutazabana. Ese wabirose utenyira mama wanjye? Arambwira ati rwose umugore yaje arabimbwira mu nzozi. Umugore ese yari mugore nyabaki? Ati yaje yambaye ikanzu. Ese yari yambaye ikanzu imeze ati y'umukara. Ndamubwira nepo biroroshye, forget. Satani nta kindi kimuzana, aza yitwikiriye ijoro, niyo mpamvu yambara umwenda w'umukara. Arambwira ati burya se nibyo? Urumva nibura serese twarimo tuvugana, uzabura amafaranga muri uyu mujyi, ubure ka diplome muri uyu mujyi, ubura agafaransa na kongereza muri uyu mujyi, nibura katora turye, ubure n'umwuka wera. Cyabari ikibazo, ntabwo ari n'ikibazo gusa, ahubwo kirakomeye. Hanyuma rero ndamubwira nti tuburya biroroshye. Uwo mugore rero mwumva ikintu gitangaje. Uwo mugore waje kumubwira ibyo, waje nyuma w'umuhanuzi, waje kumubwira ibyo ko tutazabana, ni wa wundi Imana yari yarambwiye ngo n'umurozi. Mwumva ibintu Imana ihuza. Ubwo rero cyane nimba mbabwira nabubatsi ngo bari muri literaniro, niyo yaba yaramuguhaye ikamukwereka mu nzozi mu buryo bumeze gute, iyo utamurindisha amavuta y'igorogota muratandukana mukajya muri divorce. Mbivuze ndi masengesho ndumura iki nta musaraba afite, ariko mbivuze ndi ku ruhimbi abashumba bampugure. Ariko nubwo yaba yamuguhaye
mu buhe buryo itamurindishije amavuta yamuguhesheje muratandukana divorce mukayikora urugo rugahinduka igishungero mukanywa inzoga mugasambana kandi yarabibahereye mu nzu y'Imana akaguca inyuma akaryamana n'umukozi kugira ngo ayobye n'intore z'Imana. Aho rero ko bihita bigenda babakobwa bari mu itoro bavuga bati baba we narunaka byaranze po nanjye ngiye kuvamo rwose uriya ntiyari umudiyakoni ntiyaririmbaga inyenyeri zikamanuka ariko nanjye mbivuyemo ngiye kwishakira mu icace hariya hirya ati no ku muyisilamu ntacyo bitwaye kagenda yakoze ibishoboka byose ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Cyobundi nasuye urubyiruko rwa Rehoboti twari ku nsanganyamatsiko ivuga ngo uburyo bwiza bwo guhitamo uwo tuzarushinga. Umukobwa umwe arambaza atariko reka nkubaza kandi umva nandi kumwe n'abapasteri nubwo nari arigenere nateguwe nk'umwigisha ariko nari kumwe n'abashumba atariko reka nkubaza tubundi ubu umuyisilamu gukunze ukabona yujuje indangagaciro cyangwa umugaturika mu by'ukuri wabyanga utugira inama ndabwira nti yewe oya aho mwihatinde nta kubundi ko mutasangiye igaburo mutajyanye ku mubatizo ubundi abo mwatindanye wabwiye Imana ikagukoreramo kwifite mu rwose ibafitemo kandi nubwo baba ari basakintu baba bibitseho amasezerano y'Imana. Arambwira ati ako kantu cyakora ako kantu kanza niko kadutinza ariko nuko babimenyereye nyine babimenyereye yamye babwira ngo nzanza bakabona biratinda ariko nzayigeraho ikaba nda nzayigeraho ikaba nda nzazigeraho ikaba ndaje nzakora igeraho ikaba ndakoze azakora ibishoboka yobye n'intore niba bishoboka ariko Bibiliya yatubwiye ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya. Ndagira ngo nihute hanyuma nimureke mbabwire inshuti z'umusaraba w'Umwanya. Cyambere Satani twagiye tubivugamo akoresha kugira ngo ayobye n'intore z'Imana niba bishoboka. Icyambere n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi nabibabwiye muri iyo testimony cyangwa se muri ubwo buhamya hariho abahanuzi b'ukuri hariho n'abahanuzi b'ibinyoma. Noneho Satani ari gukoresha uhe mwuka kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Icyambere abahanuzi cyangwa bavugishwa b'Imana bafite izo mpano cyambere bafatwa n'umwuka w'ubwibone. Uwo ni uwa mbere ugasanga barimo barahangana n'abashumba kuba ngo Imana imuha amakuru y'ijuru yigize umuntu w'igikomerezwa gashaka guhangana n'abashumba n'abamuyobora ati twebwe tuvugana n'Imana tubafiteho amakuru. Narabwira umushumba ngo amufiteho amakuru kuva naza muri ADEPR simazemo imyaka myinshi sindigera numva umushumba utuyoboye bavuga ngo Imana iramwemera. Baraza bakavuga ngo iramuhiritse dore indi ngoma iramuhiritse indi kaza batirahiritse ntawe ndigera numva bahuriza bavuga batiramwemera. Ubu nuko tuyobowe n'abantu Imana itemera ahubwo hari umwuka w'ubwibone. Ariko amaboko tugira n'imbaraga tugira duhirika abayobozi batuyobora tuyakoresheje tubasengera ngo Imana ibakoreshe iby'ubutwari. Mu karere k'ibiyaga bigari twabitorera ruhamagara imbaraga za Tanzania zikaza ku mupaka tukazifatiraho tukazitwika ahubwo imbaraga dukoresha tubahirika. Abahanuzi b'ibinyoma baragwiriye. Cya kabiri Satani akoresha muri ubwo buhanuzi kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Yateye abakristo ukunda ubuhanuzi kurenza kugira inyota y'ijuru inyota y'ijambo ry'Imana. Baravuga bati kuwa mbere birashyushye sejemu nahaherukaga kuhabwiriza ku bwa mama Queen ari uyobora ari kuwa mbere bundi meruka mu ijoro ry'impinduka nimba ry'ihumura nimba ry'impinduka babyita bitandukanye ariko bundi kuwa mbere naherukaga nyine ku bwa mama Queen naho haru mu byita fire y'umuriro n'umuriro n'ibintu bishyushye mu muriro nyine ibintu byo mu muriro baratwika ngo bakimanukira nibyo ngaye ngoko kuri ibyo bintu by'umuriro batiye baba we
yamubwiye ibyenda kumubaho byose, bamupfukamishije, bamwambika agatambaro. Imana iravuga ngo ikoze ibintu bakora hariya seje muzaze urebe. Bakavuga bati nimuze tujye. Areka aho bavuga ijambo bakavuga bati nimuve mu byaha nimwihane tujyaneyo. Baravuga bati baradusinziriza. Ubu hari n'abatangiye kuvuga bati ko tubona bamuhaye iminota myinshi kandi iminota yagiye. Ibyo bintu bari gukunda ibintu byitwa rojyorojo. Nge nababwiye ngo ndabigisha ntabwo ndi bubabwirize. Nibyo bintu bya rojyorojo. Iyo njyo y'aba teenagers babyita spiritual teaching, baby spiritual teachings. Inyigisho z'abana zo kubaramiza mata. Jewe kwirirwa umbwira ko nzakira. Kwirirwa umbwira ko nzakira, nzatunga amafaranga, n'Imana nibikubwira uzaza ubimbwire nta kibazo, ariko ntuzagire ngo uzabifata nk'igitangaza. Impamvu atari igitangaza. Impamvu atari igitangaza. Jewe amasengesho nyambwira umugore wanjye nkamubwira ngo mfite diplome itari imwe itari ebyiri, ariko nubwo akazi kose kahagarara gasaba diplome, ndamubwira ngo ntuzanyice, inzara ntizakunyica. Yabibabwira ndamubwira nti jewe nakuramo costume nkajya gukora ubuyede kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane kuwa gatanu nkajya mu nzu y'Imana. Iyo uri mutubwira ngo igiceri cya veni ngo nicyo cyatumye ngo kumara kubwiye ngo uzareka akazi ngo igiceri cya veni izagipangamo ngo izagipangamo ubukwe, ntabwo naba muramu wawe isuya tugati. Ntabwo naba muramu wawe namusabye ndi umushumba ntabwo namuguha. Bantu bindera amaboko nibo batuzengereje. Ntabwo nzi nimba muri bumperekeze cyangwa mutamperekeze. Byo bitaguherekeza urabizi ntashyo ngo za madamu. Barangura bomboye kugati mwavuze ngo ame. Umva icyo nshaka kubabwira shema. Yewe nza kuza mpaguruka mu rugo. Ibi ndabivugira ku ruhimbi. Nabwiye madamu ndamubwira nti mu byumba umbe package ya tiki njyana seje mu ningaro. Sinaje ntayifite. Nuyima ndayakira nutayima sindi bucumure. Ndabivuga nk'umuntu ukuze. Umunsi umwe twatumiye umuntu atubwiriza, niba turi cyumwe arakirangiza kuwa gatandatu, abantu bose bari bashitse bagiye kumuherekeza umudiakoneza mu envelope. Yayifunguriye mu cyumba narindimo, akuramo amafaranga simvuga umubare wayo, yayituye hasi. Uvuga ngo nuko umuherekeza abantu bababwirije niba turi cyumwe cyose. Mumva abantu baduhagarara imbere n'umuhanuzi. Wumve rero yinjiye mu rugo rurimo umugore w'umunyantege nkeya. Wumve yinjiye mu rugo rurimo umugore utaravuye igorogota. Aravuga ati kugira ngo iyi mikoshi ive mu rugo kuramo ikanzu mbonye deliverance. Mani nabwiye ngo ukore deliverance wakuyemo imyenda. Kandi baragenda barazibakorera, utagira ngo barazibakorera, barabamaze kubera bakunda ubuhanuzi. Ni mugende muzagwayo. Ariko abantu Imana yavuze ngo ni ishyanga ryera, n'abantu Imana yarose, n'abatambyi b'ubwami. Si ngombwa kumbwira ko nzatunga amafaranga, ndi mu bantu bazayatunga. Kandi nubwo ntafite menshi, nta cyumweru cyashira ntabonye igihumbi. Bundi se amafaranga ko ari nk'amaraso atembera mu maraso, nta cyumweru cyashira ntabonye igihumbi. Nubwo cyashira nakibonye nta kwezi kwashira, nubwo kwashira nta mwaka ushira. Ubundi amafaranga menshi nayahe, amakeya nayahe, ariko muzayatunge rata mutagira ngo nje ko muzayatunge kandi menshi. Inyota y'ubuhanuzi. Ariko ndagira ngo mbabwire ko nubwo Satani akora gutyo, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Hari abantu bakiri mu mwuka w'Imana bakubwira bati ravuze ikabivuze, bakubwira bati nakoze ikabivuze, imvugo igahana n'igikorwa. Ariko hari abihishe baseseye rwihishwa. Yesu yavuze ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya. Intwaro ya kabiri Satani yakundishije, yateye abantu gushakira indamu mu by'Imana. Nacyo gisa aho ngaho gishamikiyeho, gushakira indamu mu by'Imana. Kavuga ati aya mavuta yanjye sayo gupfusha ubusa, mavuta yanjye murantumira muramangayishe, nkabura nkaba nakubwiye nti momo yanjye kutanakantu woheresha.
kandi nkakubwira ni ntabwo ntega moto jewe urwego ndiho sijye gutega moto ntega taxi voiture gushakira indamu mu by'Imana. Nigeze ntumira umuntu unyobora hano muri SFB hari mu gitaramo muri overnight tugera 2:40 ingahe muhamagara atitaba anyoreza message arambwira ngo ntabwo wohereje amafaranga ya tiki. Ese tiki nangahe kuzana atumva nawe tugusitekereza nawe tekereza transport yatwara umuntu w'Imana atanyagirwa. Ubwo rero hariho nigiye muvuga ngo twabwirije ntimwafashwa ariko tubwiriza dufite ibikomere. Ubwo icyo gihe nahise nigisha iteraniro ntateguye. Ubwo se nigishije nkabyica wandenganya. Usibye Yesu uzagashyiramo amavuta mugafashwa ubundi wagira ngo abashumba baba baraha uza umuntu ushobora kugusanga uri umushumba ngo kubera ko akurusha amafaranga ati yewe umukobwa wanjye ntasengera muri iri dini rwose asengera muri ariko kubw'imbaraga z'amafaranga mfite ndashaka kumwakira ejo bundi kwigaburo akazasezeranira amaha. Barabatuna naba bashumba baragowe bashumba amavuta yanyu ndayubaha n'imiruho yanyu ndayubaha nta ntebe yanyu ndwanira nukuri kuyera. Muza babashumba muza ubwoba mwababitsemo, muza ubwoba mwababitsemo ngo muri covid ngo bavuga twatangaga icya 10 none covid iraje bazabaho gute? Babayeho bazakomeza kubaho. Nimureke mbabwire Yesu yavuze ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya. Gushakira indamu mu byiki, gushakira indamu mu biki mu by'Imana. Iri sana Gehazi inkuru dusanga mu bami mu gitabo cya 2 cy'abami ntabwo tujya yibice 5:20 ngo Elisa agirira umupfakazi neza ngo bagirira umuntu neza ari kumwe na Gehazi. Umugore avuga atariko mbagirire nte mbitura iki rwose uwo muntu w'Imana ngavuga atariko uwabagirira neza rwose nkabitura. Umuhanuzi w'Imana saramubwira ati rwose ntacyo dukeneye nta kintu kirenze twebwe amavuta Imana yaduhaye nayo abantu batoranijwe basengera abantu bakaruhuka nta kindi dushaka. Ngo Gehazi aca ruhinga nyuma baragerera amubwira ati ariko twatuntu watunyihereye wagize gute ya mavuta ya databuja burya ko nanjye nabigize mu ruhare watunyihereye. Gushakira indamu mu by'Imana. Ariko aha hantu twaje uru ruhimbi twajeho twaje dushaka ubugingo. Reka mbabwire principe y'ubuzima. Iyo ushaka amafaranga urakora, iyo ushaka umwuka wera urasenga, iyo ushaka gukizwa urasenga, iyo ushaka amafaranga urakora. Yewe nta kazi ntakora usibye akantera ibicumuro. Nta kazi ntakora, nta kazi ntakora ngo ntunge umuryango usibye akatuma ncumura. Iyo ushaka amafaranga urakora, iyo ushaka gukizwa urakiranuka, iyo ushaka imbaraga z'umwuka urasenga ugasoma ijambo ry'Imana ukaba umunyetorero mwiza. Reka nihute nze kugana ku musozo. Intwaro Satani ari gukoresha ngo agerageze kuyobya intore z'Imana niba bishoboka. Reka mbabwire icya gatatu ndababwira bikeye ibindi zabivuga ngarutse. Icya gatatu ni ukudahuza kw'abanyempano cyangwa kudahuza kw'abanyetorero, kutemerana. Shemu ni umushumba, Masengesho ndumubwiriza butumwa, Celestin ni umuyobozi. Hari icyo bita complementarity, kuzuzanya. Matusera aje ahangaha akaririmba agashyiramo indirimbo ati ngumana amahoro kuko Yesu yayampaye. Yewe data we Masengesho nk'abandi haramvuga ni sunika amavuta ariko navuga ntafasha agatuti muri iyi minsi. Ni munyumvire agatuti ubundi usibye Imana yaduhamagaye ubu ngubu mu by'ukuri ndava hari vewiti muma cyangwa prabase. Wenda nyira Pasika ejo bundi minyoni yamuhaye akamodoka. Mwarabibonye ko yamuhaye akamodoka aravuga ati nukwiye kujya ugenda n'amaguru. Ko ngo abantu bavuze ati sha ajejo none dufatanye umujyi. Rwose baramuhereje kontaki imodoka ya $8,800 baramuhereje. Munyumvire ibintu dukwiye. Nimbara nahereye ntanzo ufite nakwiye ku ruhimbi. Ariko nimureke mbabwire kudahuza kw'abanyetorero, kudahuza kw'abanyempano nimwe mu ntwaro Satani yazanye ngo agerageze kugusha intore z'Imana niba bishoboka. Abari hanze y'itorero, abataraza mu itorero, iyo babonye turyana
kuri YouTube umugabo Imana yaguhereye igorogota umusebya umuvuga nabi ngo nuko mwagiranye akabazo aravuga ati ngewe nzashaka wo mu kabari nta wo mu rusengero nzashaka. Uko niko kuri. Usebye umushumba uvuga ngo nta mushumba umurimo aravuga turiya ntiyandambika ibiganza. Cyo nicyo Satani yaremye mu itorero. Muri byo yaravuze ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza abataririmo. Ko nagasuzuguro Satani yazanye mu itorero. Ndagira ngo ngane ku musozo. Cya kane ni urujya n'uruza. Kintu Satani yakoze kugira ngo agerageze kuyobya intore z'Imana. Cya kane ni urujya n'uruza rw'abantu bavuga Kristo badatunze Kristo, batamufite, bavuga Kristo. Abantu banyura kuri uruhimbi, abaririmbyi baririmba bafite amavuta, bagaragaza ko bafite amavuta, ariko baramubaje batari ko tuzabamenyera kuki. Arabwira ati muzabamenyera ku mbuto bera, nicyo kizabibereka. Ndagira ngo mvuge icyanyuma dusoza. Ndagira ngo mvuge icyanyuma dusenge, kugira ngo ntaza kuremerera umuyobozi. Mvuge icyanyuma dusenge. Byari byinshi, byari ibintu 10, reka mvugemo kimwe dusoze. Icyo nsorejeho ngira ngo dusengeremo ni ugucunaguza intore z'Imana mu gihe zayobye inzira. Reka mvuge gucunaguza intore z'Imana mu buryo bubiri. Gucunaguza intore z'Imana, icyambere ubuzima zibayemo, kuziteza ibyago n'amakuba, akaducunaguza akavuga ati imbaraga wakodeshereje abandi barubatse kandi we warasenze. Imbaraga wabereye mu itorero, munkurikire. Umwana bamuha affection ashaka kuba yanashyuhiwe, murumva ko harimo icyokere, shaka ukuntu wamuhakeye. Akavuga ati imbara abakobwa bo muri atorero basengeye babaye ibya 10 by'urusengero, yewe ngiye kumushaka hanze kama mbaye. Hanyuma wa mukobwa uri mu itorero ngo yabona wa wundi usohotse ngo bimuhiriye by'akanya gatoya, kavuga atari komana waranshutse nemera gushukika. Nyiramariza shoje primaire none ayisabona umugabo, nyirakanza yirasoje secondaire ayisamubona. Mana jewe wampoye iki? Nibo babandi bajya gusenga Celestin babwira Imana bayituka. Erega burya nabo nari ngiye kuvuga ngo ntabwo ari bo, ahubwo mujye mushaka mubomore. Bariya babana n'ibikomere ni buriya kimwe mu bintu gitumye dutunga abanyedini babi. Dufite abantu bari mu nshingano bataromo ibikomere, niyatanga amatangazo aratukana. Burya jewe ngira esprit d'analyse. Niyo waba uri umushumba ukaba umutanga amatangazo, menya ko ushobora kuba wavuye mu rugo ufite ibikomere, cyangwa muri biro hari umuntu waguteye ibikomere, cyangwa uri mu buzima bw'ibikomere. Turi mu nshingano ariko twarakomeretse, abantu baradukomerekeje, badukomeretsa buri munsi. Noneho Satani ikintu akora ni ugucunaguza intore z'Imana, akabwira atari ko ntawe koko amavuta ufite kuri uruhimbi. Bariya abantu uyoboye, icyambere harimo abakurusha amafaranga. Urava ahangaha burira imodoka usaba ya tike ya moto, utahe n'amaguru wambaye karuvate na costume, imvura kunyagira. Kavuga atari ko ubwo koko nta kuntu ibyo bintu wabivamo nawe ukaba umuteka mutwe. Kwa amavuta ufite Celestin tuyemera, ukagereka kuvuga uti iravuze itavuze, bakakurebera kantu. Erega Celestin bakakureba uza abantu ukuntu bakunzwe, bagukoreramo bakureberamo. Ariko umva ikintu gitangaje, umva iby'intore zatoranijwe baguharimo. Ariko witeka nyirijuru waguhamagaye wagutoranije yagukubitira mu nzira yaguceka. Ariko umunsi yaguhaye nk'umuntu yatoranije nk'umukindo w'i Lebanon, abantu bashyirwa hejuru batewe mu rugo rw'Uwiteka, izaguhiriba badatonganiraho. Ntabwo izaguha sitina,
izagufukura iriba ryitwa eseki. Mperutse gusura umudiplomate umwe, umva nyine kandi ngiye kukubwira soresheho, kandi iyo umuyobozi afashe Agatuma wica igihe. Noneho mperutse gusura umudiplomate umwe, kuko muri natire yanjye ngiye kubera ko mbashaka kunguka, nibura mu mezi nk'atatu ngomba gusura umuntu ndusha ibitekerezo, cyangwa se ngasura n'umuntu mbona uri avance mu buryo bw'umwuka tukaganira. Mperutse gusura umudiplomate umwe, ni umudiyakoni muri itorero ryacu. Ndababwira nti Dr. mfite imishinga itandukanye ABC, ndamubwira ibintu by'akajagambira ati wowe ufite ibintu byinshi, ati siniriwe nkuhanurira ngo uzakira, ati mbona uzakira. Noneho umva akantu yambwiye, arambwira ati ariko mu gihe utaratunga byinshi, ati reka nkugire inama. Ni karame najyanye iriya tablet ndatangira ndandika. Arambwira ati reka nkugire inama, mu gihe utaratunga amafaranga menshi, banza ugwiza imbaraga zo kuyarinda. Zimeze gute Dr? Arambwira ati dore icyo ngiye kukubwira, ati jewe sohokera igihugu, kandi ubwo simvuze igihugu asohokera icyo ari cyo, kugira ngo batagira bavuga ngo ni hari ibihugu byinshi, ibihugu birenga magana ngahe, igihugu ayo asohokera. No mudiplomate simuvuza none namusanze. Arambwira ati iyo dusohokeye igihugu, iyo dusohotse tugiye muri misiyo runaka, zabizawe cyangwa iziki cyangwa izibindi, aravuga tushobora kujya mu gihugu runaka muri package baguha cyangwa mu byo bagutekerera, bakaguha hoteli, ariko kuri hoteli ugasanga baguteguriye n'umukobwa uri buze kukuraza, atakaza kuzanira urufunguzo rwa chambre. Ntihanyuma bikagira gutarambira ati iyo utagwije imbaraga zo kurinda ibyo ugezeho, ati iyo aguhaye karibu uhita umubwira ngo sava, mugahita mwinjira, agakiza ukagasiga ku muryango, ukinjira na package y'indaya. Ndabwira nti noneho birinda uterero sasa. Uwo mudogiteri umva icyo yambwiye, arambwira ngo uhita ukora mu mufuka. Ukora hehe? Mujye muca agasuzuguro kabadayimoni, ugakoramo akadolari. Ugakoramo iki? Cyangwa utudolari, kamubwira ngo merci pour la service, thank you for service, wakoze cyane. Shobora guhita winjira uvuga ngo umwami Yesu ankunda, cyangwa ukinjira uvuga uti genda umukiristo nzahora. Nkubwiza ukuri Celestin, reka nkubwize ukuri, ingo nyinshi zananiranye si ikibazo cy'amakimbirane ari mu ngo, nicyo bita incompatibility. Umwe muri babaye umunyamavuta akavuga ngo hari umugore uherutse kuduhugura ahantu mubatsi, ngo aravuga ngo hari impamvu igihumbi zatuma usenya urugo, ariko shakisha impamvu imwe yatuma urugumamo. Impamvu igihumbi zatuma usenya urugo, ariko shakisha imwe yatuma urwubaka urugumamo. Reka dusenge. Satani acunaguza intore z'iki? Acunaguza intore z'iki? Nimunega amatwi dusenge. Acunaguza intore z'iki? Mu gihe zayobye inzira. Mureke bebe nyine reka bamuheke, buriya bashaka kumva amavuta y'Imana nawe ku ruhimbi. Erega Aroni igihe mubabuza nk'ababigishwa bababujije, arimo yitoza kugira ngo ububwiza bw'Imana bumugereho. Hanyuma rero mwumva ukuntu acunaguza intore z'Imana Celestin. Umva iyo zayobye inzira rero, ukagwa nko mu gicumuro, umva uko bigenda. Yigeze asanga mu Kristo ngo yayobye urugendo, ngo amusanga ahantu, aramubwira ati tu ngo urimo urajya mu gihugu, nyiri igihugu ujyamo, umva ibyaha wakoze ni byinshi, ntabwo ashobora kukubabarira. Umva uko Imana iyobora abantu mu rugendo ro Celestin. Umva uko mu Kristo yamubwiye, nabwiye ngo iyo nkandagira isi ntabwo nyikandagira ninonera. Umva uko mu Kristo yamubwiye, yaramubwiye ngo pu, yaramukebutse aramubwira ati pu nshingukaho. Umva nkubwire Satani, mva inyuma Satani, aramubwira ati ibyo uvuze ni bikeye, ibyo uvuze byari ukuri, nakoze ibyaha byinshi biremereye. Aramubwira ngo ariko nyiri igihugu njyamo, nimuvuga ngo amina. Nyiri igihugu aramubwira ngo ni umunyembabazi, imbabazi zaramusanze. Umva Mika uko yavuze, Mika yaravuze ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru, ningwa nzabyutswa n'Uwiteka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo, Uwiteka azambera umucyo. Gusubira inyuma nicyo kibazo, ariko kugwa ku ntore z'Imana byashoboka. Burya umuntu waguye n'uwasubiye inyuma, umubi n'uwasubiye inyuma, iyo yasubiye inyuma
abagore bacu muri korari abasengereza, ariko yaguye akajya mu kabari baramurokoka. Kadusenge. Iyo yaguye akajya mu kabari akajya gusambana, biba byoroshye burya turabimenya. Ariko iyo yasubiye inyuma arahagarara ati wahambara ati my God wahambara ati. Abadamu batumva dirija rwose yakojejemo ni umuntu w'Imana, akabashakaho ubusabane bakamushakaho ubundi, ariko yaseseye rwihishwa. Kadusenge. Intwaro Satani akoresha ngo agerageze kuyobya intore z'Imana niba bishoboka. Iyo zananiwe mu rugendo arazicunaguza akabwira tumva waracumuye muri iyi minsi, muri ibyo yaravuze ngo no muri iyi minsi nakoze icyaha gikomeye ndakwicisha, ngo ese urumva nkwiriye? Aravuga ngo ariko nyuma yo gupfa warongeye urazuka. Umva rero umaze kuzuka, ntiwazukanye inzigo, wazukanye imbabazi. Ngiye kukwitegereza nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Umva uko yavuze rero, ariko ngo unyitegereje urambwira uti mwana wanjye. Nimuvuga ngo yambi, unyitegereje urambwira ngo yambi. Urukundo ruragusaba, urambwira ngo mwana wanjye humura ndakubabariye, genda ubeho. Reka dusenge. Mujyejuru dusenge. Zaburi yatubwiye ngo nagushakishije umutima wanjye wose nukunde kunyoba. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima, ndibika ku mpamvu yo kugira ngo ntagucumuraho. Reka dusenge. Ntore z'Imana ndabasengera kugira ngo mukomeze mushakishe Imana umwete n'umutima wanyu wose. Ndabasengera kugira ngo mubike ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo mutayicumuraho. Ndabasengera kugira ngo Imana ibahishurire uburiganya bw'umwanzi. Ninjiye umuyobozi ari kubivuga, ibahishurire uburiganya bw'umwanzi kugera ku rwego nimbura umukobwa iguha amakuru ya fiancé wawe mu nzozi, mu gitondo ugahita umubwira ngo ndi umukristo nzahora ndiwe kandi ndakomeje mu rugendo. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Mana yo gupfukamirwa, uri uwera wa Isirayeli, uri imbaraga zacu kandi uri ibyiringiro byacu. Iri teraniro turimo ririmo abantu Satani yagerageje kuyobya. Babonye abantu baseseye rwihishwa bakora ibyangwa n'amaso yawe, banga itorero baryangishijwe n'abaseseye rwihishwa, banga umurimo w'Imana bawangishijwe n'abaseseye rwihishwa. Ariko turi imbere yawe ubwoko bwera, abatambyi b'ubwami, abantu waronse kugira ngo twamamaze ishimwe ry'uwo duhamagaye. Tukimara kumenya ko turi abantu b'agaciro, turasenze ngo Mana, nimba hari n'icyaza kikatwishushanyaho ukiduhishurire, ukitumenyeshe kugira ngo tumenye uko dukwiriye kwifata. Ndasenze muri iri teraniro ririmo abantu bari barataraye, ririmo abantu bari barasubiye inyuma, birimo abantu bari baragwa baragenda, ririmo n'abasubiye inyuma. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ugarure izo ntama zawe. Ndasenze kugira ngo hatagira utuyobya. Satani ntaducunaguze. Abana ni urugendo bagasubira inyuma, bakava mu byizerwa. Ndabasengeye kubw'ubutware mpabwa n'ijambo ryawe, kubw'umuhamagaro wampamagaye. Ndabasengeye imbaraga za Mwuka Wera nizibageremo, zikora akazi gakomeye. Umwanditsi yavuze ngo nagushakije umutima wanjye wose nukunde ko nyoba. Niwemere uyu munsi bicaye imbere yawe, nukunde ko bayoba, niwongere ubiyereke. Tukuramburiye amaboko,
tukuramburiye amaboko iri terano ryose, tukuramburiye amaboko, tukuramburiye amaboko kandi tugukomeye amashyi. Ababyeyi bakuvugirije impundu, bakuvugirije impundu, bakuvugirije impundu kuko witeguye kuvugurura itorero ryawe, kuvugurura itorero ryawe ukatwireka muri byose. Mu izina rya misabye nizeye, amen. Tusabire umukozi w'Imana umugisha, Imana imuhe umugisha mu izina rya nde kandi